TV. Mudu twagiye tubanze kubashimira inshuti bakunze mudukurikiranye kuri Mimi Nyawe TV. Kano kanya imbere ya kamera dufite umukobwa mwiza, ntabwo tuzi nimba wenda no mu mutima ari umukobwa mwiza, ariko kubigaragara rwose ngira ngo hari ntacyo twarenzaho. Dufite n'undi musore mugenzi wacu nawe kabisa ufite amatuza, ubanza gym ubanza ikintu bita gym ari dessert. So dukomeze kandi kubifuriza umwaka mushya muhire. Mimi wagira ikintu ubwira ko bakunze ba Mimi Nyawe TV kandi ukababwira n'icyo bahishiye muri kino kiganiro? Ari wa mugani wa Bruce Melo. Twagiye bakunze ba Mimi Nyawe TV, Mimi OG, Mimi kumuvumbe. Umukobwa mwiza ubutabana. Mwaramutse neza. Okay, pole ndagusuje. Meze neza? Nanjye ndagusuje cyane mu izina. Epfiri urumva ari sawa? Epfiri aho ntago bitera neza. Mani. Muramira nubwo ataranyishura, ariko ndamukurangira tu. Muramira we mpora namamariza, reka nkubwire wa mugabo we nawe. N'umupfumu, n'umunyamasengesho, n'umuvuzi gakondo, ariko reka nkubwire. Muramira wowe wa mugabo we w'amatuza nawe ninkufata. Ubwo bwanwa bwawe nzabupfura wa mugabo. Okay. Hani imbere ya kamera nkuko wabivuze ndi kumwe n'umutipe. Kamera iri hose kuma kamwe basi. N'umutipe. Reka nkubwire pole. Uyu mutipe namubonye ndamwifuza nuko waramaze gushiraho kamera. Umbabarire kamwe noneho. Oya tubyihorere. Ndagiza nk'inkoko. Umbabaruze kuma kamwe mutipe wanjye rwose. Okay, uyu mutipe rero turi kumwe yitwa Rwanda, akaba afite channel yitwa Rwanda TV. Sheri wakoze kwitabira. Munguki? Rwanda TV show. Rwanda TV show. Yeah, show. Ibyo ni biki? La. Wewe. Buriya no kuvukanya bashike ntago ari ikintu. Iwanyu zakanjo. Ni shoke. Ntabwo ari shoke. Rwanda TV show. Reka nkubwire. Wa muhungu we rero reka nkubwire. Uyu munsi ndabikurya bijiyo bije. Shani sawa tunda kwakiriye sheri wanje wakoze. Umaze iminsi urimo uratwika imbuga nkoranyambaga narabibonye. Muriro waratse. Hari amakuru udafite rero. Hari umugabo. Ubusa mbikubwira gute? Uherutse kuruka indege bamwitande Bruce Melody. Ariko abatinde muri Force Bruce Melody. Ushatse kuvuga ngo? Yego. Ntacyo ufite kuko Bruce Melody ni umugabo wa Gatarina, ndavuga Catherine. We ntacyo ufite rero. Uzwa Catherine ari mama. Ushatse kuvuga ngo Bruce Melody yarongoye mama? Kuba nyoko yitwa Catherine ntabwo bivuze ko Gatarina atari umugore wa Bruce Melody. Uziko naringiye kuva uziko reka nkubwire. Gahunda narifite naringiye guitanyireka kuko mama yitwa Catherine. Naringize ngo Bruce Melody yaba yararongoranye na mama. Wagize ngo ugiye guca imanya nyoko? Yes wande. So Bruce Melody aritonda ndabizi uretse wenda ko bagira indirimbo zishegura ariko nta kidasanzwe. Ariko reka nse nkubaragoye gakeya. Ntabwo numvishe ikintu Mimi ashaka kuvuga. Bavuze Bruce Melody no kururuka indege kandi hari inkuru zivuga yuko Bruce Melody amaze iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biturutse kuri ya ndirimbo yitwa Funga Match. Nagahiti kamugejeje kure cyane. Uri kwifuza ibyo avanye muri Amerika, uri kwifuza Bruce Melody n'imitungo ye cyangwa uri gushaka guhirika urugo rwe. Ufite iye gahunda cyangwa uramukunda ugiye kubona inzira yo kumugeraho. Reka nkubwire. Bruce Melody nkunda ibihangano bye. Sibyo? Bruce nkunda F7. Unyumve neza. N'umuntu nakubwira ngo ndagukunda, ntazakugira ko buryari. Arya afite inyinya. Oya, afite ufite inyinya ni Juno. Akora mutipa afite nyashi. Ndetse kandi Bruce Melody afite nyashi. Bruce Melody afite nyashi. Harya nyashi. Nyashi z'abagabo nazo burya muzireba. Nonse umugabo ugira nyashi. Nguki? Nyashi niza. Uriya mutipa afite nyashi. Hari umugabo ufite nyashi se? 4. Niba hari umugabo uteye biteye ubusanga. Afite amabuno y'amaterano. Bruce Melody ateye ubugegera. Noneho Bruce Melody ateye ubusambo. Mani afite imiterere ndaego. Noneho hari ukuntu aseka urumva. Hari utuntu nyine. Soko nzayishyiramo iherena nka DJ Brian nanjye kakajya kaza bitewe n'uburyo nkakunda. DJ Brian yashyizemo iherena kugira ngo kafate kaze cyangwa arazisangamo. Wapi? Yateye iherena kugira akanogo kaze mu nyine bundi urumva. Mimi ntabwo nkuruguye uvuga kuri DJ Brian ndashaka kumenya. Bruce Melody ni inzozi ufite
ni imitekerereze yawe, urabona wamufatisha ute, wambona turabona wamwigezaho. Reka nkubwire rero ntaragusubiza ako kantu. Yego. Hari igitekerezo mfite kuri Bruce Melody, ariko noneho manu uvuze Gaterina numva ibitekerezo birahinduka. So menya neza rero ko Bruce Melody ari umugabo Catherine kandi abanye neza. Ikibazo mfite cyo kuvuga ko umugore wa Bruce Melody yitwa Catherine. Yego, yitwa Catherine. Okay, bakunze bamimenya wa TV hari kiganiro nakoze kivuga ko umugore wa Bruce Melody yaba ari igistati. Impamvu ntabwo ari umugabo n'umugore nemera. Ni The Ben na Pamela kuko nibo bakoze ubukwe babishyira ku mugaragaro. Wigize ubona ahantu Bruce Melody amanika ukuboko ngo ndakwemembera umugore. Bruce Melody ntabwo arajya mu murenge. Uyu munsi nanjye nemerera kuba umugore wa Bruce Melody mu gihe nakitinze neza mu kibuga. Reka mbanze mubaze. Yesu Kristo yarasezeranye. Gwemera neza ko Yesu Kristo nta mugore agira. Nta n'uwigeze agira. Ubwo aracyari imanzi rero. Kuba atarasezeranye rero Bruce Melody nta kimuhana ko atasezeranye. Oya, Bruce Melody. None wigeze wumva umuntu wasambanye na Yesu? Icyo nashatse kumva wenda mu bintu bya Mimi ni ukuvuga ko buriya habayeho isezerano rifatanya umugabo n'umugore, ibyo twite gusezerana imbere ngo y'Imana cyangwa gusezerana amategeko, umuntu akamanika akabako akemeza yuko uyu muntu ari umugore kandi mu buzima bw'ubuziraherezo. Haleluya. Hanyuma uyu we avuze ko ashobora guprofitira muri kiriya kigare barimo, kuko birashoboka ko nanjye nafata umuntu kano kanya nkavuga ngo ni umugore wanjye nkanabyemereza, Medi ikabyemeza, ariko twajya muri details zemeza ko umuntu ari umugore wawe tugasanga nta kimwe kihamya. So kuba barabyaranye wenda no kuba umwe undi mugabo cyangwa umugore ni ibintu biba biraho nyine by'abasitari tumenyere. Nkuko kimenyi ejo bundi ntabwo kimenyi yateye. Yaramaranye igihe niba yamaranye igihe. So Mimi rero ati kuri Bruce Melody wenda tugarutse ku murongo w'ibyo twavugaga, yavuga ko ashobora guprofitira mu kavuyo ko ukuntu buri yaruharugo. Ingo zimeze nka kuriya bivuze ko hari benshi bazinjirira kugira ngo ni ibintu nyine bamuha mutarakonfirima ngo mugere ku kadomo ka final. Nyemerera mubwira akantu. Bari muzi ko isezerano rya mbere ari ku mutima. Ya turabyumva. Niba ari ku mutima Mimi ibyo arimo arabeshya, nimba z'inzozi z'umutindi. Rubanda. Yewe Prince mu bintu tuvuga ntibongere kunyita umutindi, ibyo ntabwo birimo. Reka nkubwire, uri kumva? Niba umuntu yaragukunze, okay, n'indozi z'abakene. Uretse gato nkubwire, nyumva neza. Niba umuntu mwarakundanye mukabyarana, ni nkuko nanjye nakundana nawe tukabyarana, sibyo? Urukumva? Rubanda. None niba nanyumve neza, niwe ndikubwira. Niba umugore umukunze ukamukunda nk'umugore, ukeneye kugira umugore nyamugore. Urukumva? Mujyane mu murenge abantu twese tumenye dushyiraho gasopo, nitunasambana tugasambana tube tumeze ko dusu gusambana n'iraye. None ubu tuvugana Bruce Melody ntabwo yigize asezerana. Bivuze ngo none hanshobora gukora show ya danje akankunda. Erega niyo umukinnyi avunitse mu kibuga hinjira umusimbura sheri. Isezerano. Wigize ubona bahagarika porepo. Wigize ubona bahagarika umupira ngo nuko hari umukinnyi wavunitse. Umupira urakomeza wa wundi bakamuha umusimbura nyine. Bivuze ngo mu gihe uri umugore utarasezera. Tegereza rero mu gihe Catherine azabadahari nawe uzavuge. Ariko wikwiri guta umwanya we kamubwire base. Isezerano rya mbere bafitanye. Mubwire ntego mfite. Uretse mbikubwire. Nanjye twarakundanye none reka nkubwire. Agicuruza ibirushe. Uzi ukuntu twakundanye. Ni nk'ukuntu mubwira yego mwami w'amahoro. Noneho nivuga ngo ndakundanye n'amajide Black acuruza firigo iremera nabyo urabihaka. Amajide mwakunde nuko afite ijigo. Kubera si. Ngafite ijigo. Bruce Melody ari kwirwa muri Amerika. Amajide Black wagorwa. Umuhungu washagisha. Ukeneye. Mba Mimi. Ikintu cyo ugambiriye no kugira ngo wenda wagiye mu rusaku. Ikintu ugambiriye no kugira ngo wenda reka nkubwire wowe no muri kuvuga ngo ngiye ngo ntago Bruce Melody namubona. Ariya mu mafaranga zira miliyoni azanye. Mani ngomba kuzirya. Keretse n'urogesha. Ngewe nirogesha. Kana bwo kumufatisha. Uriya mudipe ni inshuti yanjye turaziranye shimi yanjye. Niki cyemeza siko muziranye. Muhamagare. Ebiyo telefone. We muhamagare se. Umuntu ukunda na Bruce Melody cyangwa baziranye yatunga telefone nk'iyi. Oya. Tebya. Iyo niyo mukozi mu Rwanda teruye nirukankaga ntabwo ari yanjye gusabana. Yego. Ni bwoko ki? Telefone narenze ma. Mereza telefone yanjye we. Igikuru nuko mpamagara Bruce Melody kandi akanyitaba.
ufite icyo kibazo asone umva nkubwire wagahungu mimi ni umutwitsi turamuzi uranyishura ngahe ni muhamagara kanyita ndaguha 5 ibihumbi aragusuzuguye oya ayo mafaranga nayo araguha cyihorere aragusuzuguye rwose ariko reka mubwize ukuri ariko gusa ziriya miliyoni azanye do wallahi gusa twigarukire icyo bakunda ndakizi we kandi ndagifite aya mafaranga agomba kuyaryaho rubanda Bruce Melody yabivuye mu Rubanda. ntabwo muri yego Bruce Melody azwiho nk'umusitari urarebye usanga koko uriya Bruce Melody ashobora gukurikirana kobo ukamumaraho ibyo afite byose kandi uzi ko hari aho agenda akagisanga buri mugoroba kiriya aba yaragihaze abakeneye kandi uzabimenye kunzu tuyo hanze iraryoha urumva none yo mu gihuru iryoha kurusha ibindi byose konye akomeme nawe utazaza ngo ni konye ni babyimba ngo ni kunsutsu ngo ni babyimba umva kanashyizemo iyo hanze iraryoha bagubika bakarusha ngo ari mu gihuru ubu rero uragira ngo ubutaha tuzasohora inkuru ivuga ko imiri yakuriye yagushurinye ku kabuno urimo usambanira mu gihuru reka no nkubwire azasambana mu gihuru n'ubwiza bwawe mimi n'ubwiza bwawe koko mu gihuru bazaguhenesha uriya muziki uri gucurangwa hariya mu gihuru n'inzoka y'ibyumvisha yirukanga igahunga ibizi ngo bazanye uriya muziki wirukana n'amashitani yego mwami w'amahoro uzi iyo uri gukubita uriya muziki mu gihuru ni ukuri ko imana n'inzoka irwana iri guhunga ijya ku ruhande igakurikirana amakuru igatega amatwi yombi mimi nshingiye kubyuvuze ibyo by'inzoka byo n'ukuntu ushingiye uri gushingira mbwira bishatse kuvuga ko wowe kubera ko wamenye ko ibyo hanze biryoha kurusha ibyo mu rugo ubwo gahunda yawe nta gushaka intagikwe gushaka byo n'ibisanzwe barabizi ko nta gushaka ntarabona ndonoki zigenza none cyose no kwaje uvuye kwa Melody manje mubwire Melody nzamurya udufaranga nigarukire kuko ndabizi ko ari wa Gatarina ariko na Juno haramubona nta gikwe mimi ndumva n'ubundi urimo urindagira reka turekera aho ngaho ubutaha uzatubwira uburyo ukunda Juno barivuga ngo ufana Bruce Melody kubera umufuka none amafaranga azagiye amafaranga yo muri Amerika yarasanzwe afite andi ariko noneho ariyayo nije ngomba kuyarya muri isi yararangiye ntacyo igihe kintu numvishe nuko wakubitiye agatoki Bruce Melody kugiye kumurya utwe witwaje witwaje ntabwo uri kwitwaza icyo uri cyo gutwaza icyo ufite ni mu majipo ari amafaranga yamani yabishije bantu muzi kandi mukanakunda Bruce Melody abantu b'inshuti za Bruce Melody abantu muzi Bruce Melody mukaba muri inshuti ze mwamugira inama mukamubwira ko ari igitero kigiye kumukabwaho rubanda ndabeshya abantu bakunda Bruce Melody kandi banamuzi bamugira inama yuko ari igitero kigiye hano hari umukobwa ubwiza mfite mimi wandeka ako ubanza uri hano hari umukobwa ushobora kuba yakurura abagabo ubanza ari Delirasha nibyo nengeye kubwira ni Delira ntaho utandukanye ntabwo bufite bashaka kwigira bakunyita Delira uretse no kuba Delira ntabwo bufite urarenze mubi cyane ntabwo bufite man turabashimiye rero nshuti mukomeje gukurikirana kino kiganiro ariko yaravuze akantu ka Juno nibuka Juno n'umukobwa witwa Joyeuse nibuka skandali ya Juno na ko Joyeuse na Dorimbogo turajya mu kino kiganiro kigaruke muri part 2 cyerekeranye ibintu bya Juno kuko uyu mukobwa no subwa mbere mwumva mu itangazamakuru avuga ko we Juno nuko karukanye yaje avuga Bruce Melody ariko none ikintu cya mbere ngira ngo atubwije ukuri muri part 2 y'ikiganiro tugiye kurikizaho atubwira ibye na Juno atubwira ibintu yeretse kuba hagati ye na Juno ngo kuri Instagram no kuri Nuza atubwira n'ikinagambiriye n'iherezo nimba yaramanitse amaboko akemera ko Joyeuse ari wa Juno cyangwa se Joyeuse ari wa Mimi turajya ngo tubikurikirane Joyeuse ari wa Mimi cyangwa Juno niwe wangera ngo Joyeuse namwemera okay twagiye turabashimiye inshuti bakunzi bari badukurikiranye kuri Mimi Nyawe TV show hanyuma turashikaza kandi gukora subscribe hanyuma ibisanzwe nyiri channel Mimi Nyawe TV nagira icyo babwira kugira ngo dusoreze kino kiganiro atwifuriza kandi gukomeza no kugira ibihe byiza ndi kumwe ni Mimi byahamye man
mva mujye mureka mbivuge kuko nimwe mwambesheje oya nibyo kabisa bakunzi banjye ku mutima indani bakunzi ba Mimi Nyawe TV gahunda ni yayindi murabizi hola ni Mimi Nyawe TV subscribe like share comment inkunga ikomeye ndi kumwe n'umutipe nyine muri kubibona namwe guhera kare after jana bita Rubanda TV munyarukire yo nawe Rubanda TV show muri Rubanda TV show ihangane ibintu bijyanye na Nyamasheke ibyo bya shoke ntabwo njya mbyibuka ni Rubanda TV shoke sibyo Rubanda TV show munyarukire yo hano ku buhanga bwa kamera turi kumwe na pole umusaza wa undi ujya kunyara bakenda kuyikata mu gihuru dore abameza atya utipuzwe wo kunya mu gihuru birenze by'abandi pole TV nawo munyarukire yo mukanya part 2 Niko, asasa. sawa